wapfuye kubaho, ntabwo wapfuye kubaho, ntabwo wapfuye kubaho. Ega ni wowe ndi kubwira, ntabwo wapfuye kubaho. Imana yaragupangiye, ibifatira umwanya, iragupangira, ipangira umugambi wawe, ipangira gahunda y'ubuzima bwawe. Imana ntabwo byayirenzeho ngo yikange wamanutse ku isi. Cyane niko twajyaga tuvuga, ufite nk'amaguru mato, ufite amaguru atari meza, ufite amaso tumeze ukuntu, ufite umutwe, ufite shepu idasa n'iy'abandi, kavuga ati giye rwose Imana yandemye irangaye, yandemye inaniwe. Abavuga ko yabaremye inaniwe, abavuga yuko yabaremye ku mugoroba iri hafi gutaha, abavuga yuko hari n'abandi tuzi yuko abantu uri Imana kabisa yamufatiye umwanya. Mu gitondo ikibyuka yamufatiye umwanya kabisa, irashushanya. Wareba ukuntu ateye ukavuga uti kabisa uriya muntu Imana yamufatiye umwanya. Wakwireba mu ndorerwamo ukavuga uti jewe naherekeje abandi. Wareba agasuzu ugasanga nakuti yayaye ubu nanjye rero ngo ndi umukobwa. Ewe napfuye kubaho. N'umwanzi Satani akakumvisha ko wowe wapfuye kubaho. Vuga uti naremewe gutanga ubuzima. Ntabwo napfuye kubaho, nta nubwo nabayeho kubw'impanuka, ntabwo merekeje abandi. Haleluya. Ndagira ngo mbizamure muri wowe, wumve yuko Imana ikuza ubwawe ku giti cyawe, yagukunze ukwawe ku giti cyawe, yakuremye ibigambiriye, ntabwo byayicitse. Yakuremye ikuzi neza ngo uyu ndamufatira umwanya, ntabwo wapfuye kuba impanuka. Niyo mpamvu inda yawe itavuyemo, niyo mpamvu uyu munsi ugihagaze, niyo mpamvu uri muzima, niyo mpamvu COVID yagusize ukaba ukiri mu nzu y'Imana, niyo mpamvu ukiriho. Ayo majwi y'urucantege aturuka ikuzimu ndayacecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo uyu munsi musobanukirwe, mumenye yuko waremewe gutanga ubuzima, ntabwo wapfuye kubaho. Maze rero ibintu byinshi tunyuramo mu buzima, ibyo tubamo, ukuntu isi dukubita, ukuntu Satani adukubita, tukavuga tuti kabisa umenya twaraherekeje koko. Kandi icyiza cy'Imana, nta kibazo kuba ubimenye uyu munsi ufite imyaka 78 cyangwa se 53 cyangwa 47. It is still okay. Ushobora kujya muri iyo mpamvu waremewe, ushobora kuyijyamo. Nubwo waba ufite imyaka 40, nubwo waba ufite imyaka 30, ushobora nanone kongera, kuko ubuntu bwayo butajya bushira, ugasubira muri ya mpamvu yakuremeye. Haleluya. Ndagira ngo urangaguze amaso yawe, urebe ibikuzengurutse kandi bitakuraza ijoro. Urebe ibyaha byo mu muryango wawe, uraza ijoro. Urebe ibintu umwanzi uburyo yabagaraguje agati, bitakuraza ijoro. Urebe uburyo iwanyu mubayeho, bitakuraza ijoro. Urebe uburwayi buri mu muryango wawe, bitakuraza ijoro. Urebe uburyo umwanzi yikora ibyo yishakiye muri uyu mujyi, muri iki gihugu, muri iyi si. Ariko rero ibyo yishakiye, arikorera ibyo yishakiye mu buzima bwawe, arikorera ibyo yishakiye. Hari abantu muzi ngo Imana nta kintu ikeneye, ni nako batubeshya ngo nta na kimwe Imana ikeneye, nta na kimwe, irihagije. Yes, ariko hari ikigutezeho, wamutuze. Ntabwo ngusabye byinshi, ngusabye utuze. Singusabye ibiteye ubwo, ngusabye utuze. Ubwo buzima bwawe wita ko ntacyo bwamara, ubona yuko ntacyo bwagezaho umuntu, Umwami Yesu arabunyotewe, arabushaka. Kubera iki? Reka mbabwire ibanga ry'Umwami wacu. Ibanga ry'Umwami wacu ntabwo ari ukuba qualified, ntabwo ari uko ugeze uri kuri standard, ntabwo ari uko wujuje ibisabwa. Oya. Ubu icyo Umwami wacu asaba, aravuga ati se wenyemerera tu, wenyemerera. Vuga yego se nyine urebe ko ntari bugukoresha. Wowe
nyemerera gusa nta kintu. Iyaba wari uzi ugusabye ubwo buzima bwawe, iyaba wari uzi uri kukubwira ngo mputuzi two nta kuri ubwo buzima bwawe, iyaba wari uzi privilege ugiriwe yo gusabwa ubuzima n'umwami Imana, iyaba wari uzi yuko utoranyijwe mu magana menshi kugira ngo abe ari wowe wabwira ati wamputuzi, iyaba wari uzi yuko yabyiyumvisemo kuva kare, amaze n'iminsi abikwereka yuko agukeneye, yuko akeneye ubuzima bwawe, iyaba wari uzi ko ubwo buzima bwawe ari bwo bwonyine atezeho ngo ashire inyota. Uzi ko ari igihe tutizera umwami ko yadutunganye, uzi ko ari igihe tutizera umwami ko afite ibikenewe byose ngo ubuzima bwacu busubire ku murongo. Uzi ko ari igihe tuzi ko twagiye kure cyane mu ndiba, mu mwobo hasi cyane ku buryo atadutunganya. Use koko kurikije amadana avanyemo koko, uze ko wavanamo iki? Nta kintu kirimo. Ndi market deposit expired, out of the way, nkeneye gucekinga out gusa nta kintu. Uze koko ni iki nakumari? Ndi expired. Ibikoresho byantunganya ndabona utabifite mwami. Hari ukuntu tugundira ubuzima bwacu tugatinya gufata risk yo kwinaga, ugatinya gufata risk yo kwinaga. Mwami ubuse abantu basenga cyane ntibanarongorwa mana, none ninaga mu masengesho umugabo azavahe? Reka mbe ndetse ukumva mu mutima umwami araguhamagarira, mutuzi ndashaka ujye mu masengesho, ndashaka uba umunyamasengesho. Mana reka mbe nsenga byoroheje. Nabonye abasenga cyane wapi baragumirwa mpaka mu rusengero myaka na milera. Reka mbe nipwankara ndebe ko babona amaguru yanjye meza, wenda wabona mbonye umugabo. Hari abantu mugundiriye ubuzima bwanyu ukavuga uti umva reka mbanze ndongorwe nzaza mu by'Imana nararangije. Nabonye ibyo basaba hariya kugira ngo urongorwe ni ibintu birebire. Reka mbanze mwishakashakira inaha, hanyuma nzamuzane DAY3 namukiza, ukabubaye damokozi mama mukiza na papa mukiza, ukagenda ukamwishakira iyo warangiza ukaza. Imana ikakubwira ibyo utanga ukavuga uti ntanga amafaranga yanjye yose gutese ntabahone gutese. Ninde wakubeshye ko abantu batungwa n'amafaranga? Ninde wakubeshye ko abantu babeshwa n'amafaranga? Ninde wabaroze ko akazi ariko gatunga umuntu? Ninde wabaroze ko umuntu udafite akazi atabaho? Harya ubu muri Ukraine nta bantu bariho bafite akazi? Ese wagiye ubyibazaho rimwe na rimwe ko burya ibintu bishobora guhinduka? Harya covid ubu ntiyatwigishije bihagije ku buryo twari tukwiye kumenya ko ushobora kuryama ugafite ukabyuka utagafite? Harya ubu ntabwo twize? Harya ubu ntabwo turacyafite ibyo tugundira, ibyo twanga kurekura? Ariko Yesu arabizi ngo ubuzima bwacu buba bumeze nk'utuzi, tutameze neza, tudatunganye, tudakwiriye, tutameze neza. Ariko umwami aragusaba, se wamutuzi ko ari two nyotewe, ubuzima bwawe nibwo nyotewe, kugira ngo nguhe amazi. Amazi rero Yesu atanga, reka nyababwira, amazi Yesu atanga ni yayandi agushoboza kuba muzima, ni yayandi agufasha gusenga utabishoboye. Numuha ubuzima bwawe araza kubuhindura, aguhindurira ibyifuzo. Wajyaga wifuza iby'isi, agiye kuguha amazi y'ubugingo atume wifuza iby'ijuru. Wajyaga wifuza iby'abandi, agiye kuguha amazi y'ubugingo atume none wifuza ibye gusa, ibya Kristo gusa. Wajyaga unanirwa no gusenga n'iminota 5, numuha utwo tuzi araguha amazi ujye uba mu rusengero uraremo wumve bikunaniye kureka gusenga. Ayo niyo mazi adudubiza. Ayo rero niyo azakoresha kugira ngo akize bene wanyu, kugira ngo akize abavandimwe bawe bameze nabi,
utwo tuzi n'utumuha azaduhindura amazi. Ayo mazi niyo azatabara bene wanyu, ayo mazi niyo azamumara inyota. Hanyuma narangiza azatuma noneho isengesho ryawe uzarisenga ryumve, yumvikane imbere y'Imana. Noneho uzarazwa inshinga n'ibyaha bya bene wanyu. Noneho uzarazwa inshinga nuko iwanyu bitameze neza, kuko azaba yaguhaye amazi. Uzaba uzi noneho ibyiza bikenewe, urebe n'ubuzima butari bwo urimo urarijobitaka. Noneho uzasenga, noneho uzasenga. Ntabwo uzemera kugumiraho, ntabwo uzemera kubaho utarongo uzi ko ari umugabane wawe. Noneho uzasenga, kandi nusenga amasengesho azumvikana. Nusenga Imana izakumva, noneho azagushoboza. Erega burya n'udushoboza. Amaboko yacu imbere y'Umwami w'abami, turagushyira hejuru Umwami wacu. Turagushimiye kubw'ukubaho kwawe kuri aha hantu. Urakoze kubw'ineza yawe, turagushyira hejuru. Urakoze Mwuka w'Imana kuba hagati muri twe. Urakoze ko ari wowe Mwami utuzi neza, uzi ubuzima bwacu, uzi ibyo tubamo. Ibyacu urabizi, watumenye kera tutarabaho, wari utuzi. Turagushimiye ko n'uyu munota n'iyi saha no kuri iyi segonda wari uzi ko tuzaba turi hano. Urakoze gushima ko uyu mugoroba nahagarara imbere y'ubwoko bwawe bw'agaciro, abo wacunguje amaraso yawe, abo wakunze bigatuma uva mu ijuru ukaza ukamera nk'umuntu, ukaba umuntu w'imbata, ukemera gupfa ku musara. Aba b'agaciro Mwami, tukumve, tugubwe neza, dusanwe, dusubizwemo imbaraga n'ijambo ryawe. Turagushyira hejuru Mwuka w'Imana, ngwino uhabwe ikaze, uhawe ikaze mu mitima yacu, uhawe ikaze muri iri torero. Urabizi ko ari ahawe, uhawe ikaze. Urabizi ko ari wowe twimitse nk'Imana, nk'umufasha w'ukuri. Ni wowe kansela wacu, ni wowe utwereka inzira, ni wowe uducyaha, ni wowe uduhana, ni wowe udusubiza mu murongo. Niyo mpamvu tukwemereye kugira ngo ukore mu mitima yacu uyu mugoroba. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen and amen and amen. Hallelujah. Reka twicare mu kubaho kw'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane cyane. Hallelujah. Ndanezerewe nanjye uyu mugoroba kuba ari yewe wahawe amahirwe yo kuvugana n'abantu namwe b'agaciro uyu mugoroba. Amen. Ndashimira iyo Mana yantoranyije kera ntakwiriye, ikampa kuba nahagarara umunsi aba navuga ibyayo. Ntabwo ari uko ndi special, ariko ni ukubera yuko ariyo kubw'ubuntu bwayo yantoranyije iri bunamvugiremo. Akazi kanjye karoroshye, ni ukwemera nkaba igikoresho cyayo, hanyuma ikavugana nawe. Amen. Ndanezerewe cyane kubwo gukorera munsi yerekwa ry'umubyeyi wacu intumwa Yoshua Masasu, ari we mubyeyi wacu, ari nawe uyobora ubuzima bwacu mu birebana n'umuhamagaro n'ubugingo bwacu. He's our soul father. Ndanezerewe rero ko ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana benshi hano. Nahoze mbabwiranye nasengaga ngo ntimuze mutankanga, none mwaje. Ariko nzi ko banshyigikira aho kunkanga. Ni bakaka yangu, ni badada yangu. Ndanezerewe ku bwa Pastor Kadu na Pastor Peter, ndanezerewe ku bwa Pastor Gatete na Pastor Deguha, ndetse na Pastor David na Pastor Comfort. Ndishimiye ko muri hamwe nanjye, muri hamwe natwe muri iki giterane. Tubakomera amashyi menshi menshi menshi. Amen. Hallelujah. Ndanezerewe kuba umugore w'umushumba w'iri torero, umushumba mukuru ari we Bishop John Kwizera Masasu. Ndishimiye kuba ndi umugore we. Ndakunzwe, nguwe neza,
ndanezerewe ko ansunikira ku Mana ndetse ansunikira mu muhamagaro w'Imana. Duherutse kujya Bukavu n'ahandi mu murimo w'Imana, nkabona ukuntu abagore b'abashumba baba iyo vuga ngo iyo. Imana ishimwe rero kuko ndi umudamu wa Bishop John unsunikira mu Mana, unsunikira gukorera Imana, ntabwo ndi iyo. Hallelujah. I honor him kandi ndanezerewe ko ari mu murongo w'Imana. Ndashimira Imana kubwo guca bugufi kwe, nubwo ari we kikwafu na twe ariko akaba aciye bugufi. Imana imuhe umugisha. I love you and I will respect you. Ibindi ni kazi mu rugo niba mushaka kumenya ibirushijeho. Ikazi wacu. Amen. Hallelujah. Naremewe gutanga ubuzima. Vuga cyane uti naremewe gutanga ubuzima. Vuga cyane uti naremewe gutanga ubuzima. Ntabwo wowe ubundi wari ukwiye kuburiho. Oya, abandi bariho. Abafite ibyo batanga baraho bari di. Jewe napfuye kubaho. Ukumva banavuga ngo naremewe gutanga ubuzima, uti nanjye ntabwo mfite ngo ndabutanga. Ndagira ngo uvuge cyane uyu munsi uti naremewe gutanga ubuzima. Ntabwo wapfuye kubaho. Ntabwo wapfuye kubaho. Ntabwo wapfuye kubaho. Ega ni wowe ndi kubwira. Ntabwo wapfuye kubaho. Imana yaragupangiye, ibifatira umwanya, iragupangira, ipangira umugambi wawe, ipangira gahunda y'ubuzima bwawe. Imana ntabwo byayirenzeho ngo yikange wamanutse ku isi. Cyane ndiko twajyaga tuvuga, ufite nk'amaguru mato, ufite amaguru atari meza, ufite amaso tumeze ukuntu, ufite umutwe, ufite shape idasa n'iy'abandi, kavuga ati giye rwose Imana yandemye irangaye, yandemye inaniwe. Abavuga ko yabaremye inaniwe, abavuga yuko yabaremye ku mugoroba iri hafi gutaha, abavuga yuko hari n'abandi tuzi yuko abantu uri Imana kabisa yamufatiye umwanya. Mu gitondo ikibyuka yamufatiye umwanya kabisa, irashushanya. Wareba ukuntu ateye ukavuga uti kabisa uriya muntu Imana yamufatiye umwanya. Wakwireba mu ndorerwamo ukavuga uti jewe naherekeje abandi. Wareba agasuzu ugasanga nakuti yayaye ubu nanjye rero ngo ndi umukobwa. Ewe napfuye kubaho. N'umwanzi Satani akakumvisha ko wowe wapfuye kubaho. Vuga uti naremewe gutanga ubuzima. Ntabwo napfuye kubaho. Nta nubwo nabayeho kubw'impanuka. Ntabwo merekeje abandi. Hallelujah. Ndagira ngo mbizamure muri wowe, wumve yuko Imana ikuza ubwawe ku giti cyawe, yagukunze ukwawe ku giti cyawe, yakuremye ibigambiriye, ntabwo byayicitse. Yakuremye ikuzi neza ngo uyu ndamufatira umwanya. Ntabwo wapfuye kuba impanuka. Ndabizi ufite impamvu nyinshi zivuga ko mama wawe yakubyaye uri ikinyendaro, zivuga ko urumva jewe kwanza mu by'ukuri bashakaga abana 3 hanyuma nza ndi uwa 4. Ntabwo mu by'ukuri banshakaga. Ufite impamvu nyinshi cyane, ariko uyu mugoroba ndagira ngo umenye ngo Imana yagufatiye umwanya. Hano ku isi dushobora kukwita ikinyendaro, hano ku isi dushobora kukwita utarapangiwe, ariko Umwami Nyirijuru yaragupangiye muvandimwe. Niyo mpamvu inda yawe itavuyemo, niyo mpamvu uyu munsi ugihagaze, niyo mpamvu uri muzima, niyo mpamvu COVID yagusize ukaba ukiri mu nzu y'Imana, niyo mpamvu ukiriho. Ayo majwi y'urucantege aturuka ikuzimu ndayacecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo uyu munsi musobanukirwe, mumenye yuko waremewe gutanga ubuzima. Ntabwo wapfuye kubaho. Maze rero ibintu byinshi tunyuramo mu buzima, ibyo tubamo, ukuntu isi dukubita, ukuntu Satana dukubita, tukavuga tuti kabisa umenya twaraherekeje koko. Ariko uyu munsi usobanukirwe yuko Imana yakumenye kuva kera. Uvuga ukuntu Bibiliya ivuga, Imana yabwiye Yeremiya imuhamagaye, iramubwira iti nakumenye ntaranakurema mu nda ya mama wawe.
utarajya mu nda ya mama wawe Imana yari ikuzi. Muri Zaburi 139 hakavuga ngo ukiri urusoro mu nda ya mama wawe Imana yari ikuzi. Cyagiye amagufa ecography itarabasha kumenya ko harimo umwana, Imana yari ikuzi. Niyo mpamvu ntabwo wapfuye kubaho. Kandi icyiza cy'Imana, nta kibazo kuba ubimenye uyu munsi ufite imyaka 78 cyangwa se 53 cyangwa 47. It is still okay. Ushobora kujya muri iyo mpamvu waremewe, ushobora kuyijyamo. Nubwo waba ufite imyaka 40, nubwo waba ufite imyaka 30, ushobora nanone kongera, kuko ubuntu bwayo butajya bushira, ugasubira muri ya mpamvu yakuremeye. Haleluya. Ndagira ngo dusome icyanditswe cyacu uyu munsi, Yohana igice cya 4. Uyu munsi ndavuga munsi yo ngingo nyamukuru yuko naremewe gutanga ubuzima. Ndavuga kuri topic ivuga ngo ntutuzi two kunywa. Ntutuzi two kunywa. Uyu ni Yesu ukubwira uyu munsi wa none. Ese wamputuzi two kunywa? Wamputuzi? Bana amazi utuzi. Dusome Yohana 4 kuva ku murongo wa mbere. Bibiliya avuga ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we batiza, ahubwo nabigishwa. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Uyu mugoroba umwami Yesu arimo kwiyumvamo ko agomba kugukora. Arimo kwiyumvamo, bimurimo. Ntabwo ari wowe ubishaka cyane, nawe ubwo arimo kwiyumvamo ko uyu mugoroba ko muri iki giterane ubuzima bwawe bwahinduka. Arimo kubyiyumvamo ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Witondere uyu murongo ukurikiraho. Kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe, aho hitondere, ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicaraho kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Ananijwe nuko yagenze cyane, aruhijwe n'urugendo yakoze, aruhijwe no kugenda kwe, naho yanyuze n'ibyo yabonye, naho yiriwe n'ibyo ari kumva, ngo yicara kuri iryo riba. Umusamariya kazaraza kuvoma. Yesu aramubaza ati ntutuzi two kunywa? Uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire yuko umwami Yesu hari ibintu areba ubuzima bwacu, mu buzima bwawe bikamunaniza, bikamunaniza. Umwami Yesu ananijwe n'ibyaha bikuzengurutse. Umwami Yesu ananijwe n'ibyaha byuzuye mu muryango wawe, no kutubaha Imana kuzuye mu muryango wawe, no kutamenya Imana, no kujya mu bapfumu, no kutubaha Imana, no kutagira Imana mu buzima, no kudasenga kwawe, no Umwami Yesu ararushye. He is tired. Ananijwe no kubona ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, ubukene bukurenze, kandi yarahindutse umukene kugira ngo ube umukire. Uyu munsi akaba abona ubukene bukugeza ahantu, arananiwe. Umwami Yesu ananijwe no kumenya ko yabambwe, no kuba azi neza ko yabambiwe ibyaha. Ariko yabona ibizengurutse umuryango wawe, yabona ibyaha byuzuye iwanyu, yabona ibyaha biri mu rugo rwawe. Umwami Yesu aje kukubaza uyu munsi, wamputuzi two kunywa? Wanduhura? Wowe uyu munsi wanduhura? Ese wampaho ku buzima?
hari icyo wamfasha, hari icyo wakora muri uwo muryango wawe. Ese abo barumuna bawe bose ubona batwaye amada, ese aho iwanyu ubona mutajya mugira mariage, nta na rimwe hajya habaho ubukwe, wamutuzi, utuzi apana amazi, utuzi, wamutuzi two kunywa. Can you help me? Ese ushobora kugira icyo ukora, wagira icyo ufasha, ko naniwe, ko nakoze ibyo ngomba gukora, ko nageze no ku musaraba, ko napfiriye umuryango wawe, ko napfiriye umujyi wa Kigali, ko nawupfiriye ariko nkababona ubusambanyi bukiyurenze, hari icyo wamutuzi, wantabara, ko naniwe n'inyota inyishe, wamutuzi two. Ndagira ngo murebe ko yasabye umugore utaranavoma. Ntabwo yari yavoma, ntabwo yari yakavomye amazi ngo arangize kuvoma abone kumusaba. Yari akiza, arangije aramugeretse, wamutuzi two kunywa. Ndagira ngo urangaguze amaso yawe urebe ibikuzengurutse kandi bitakuraza ijoro. Urebe ibyaha byo mu muryango wawe uraza ijoro, urebe ibintu umwanzi uburyo yabagaraguje agati bitakuraza ijoro, urebe uburyo iwanyu mubayeho bitakuraza ijoro, urebe uburwayi buri mu muryango wawe bitakuraza ijoro, urebe uburyo umwanzi yikora ibyo yishakiye muri uyu mujyi, muri iki gihugu, muri iyi si. Arikorera ibyo yishakiye, arikorera ibyo yishakiye mu buzima bwawe, arikorera ibyo yishakiye. Karindwi kuraza ijoro. Ngo umwami Yesu aruhijwe n'urugendo yakoze, aruhijwe n'ibyo yiriwe yumva, aruhijwe n'ibyo yiriwe abona, aricara abwira umugore ati, se wamutuzi? Uyu munsi umwami ari kukubaza, wamutuzi? Hari abantu muzi ngo Imana nta kintu ikeneye, ni nako batubeshya ngo nta na kimwe Imana ikeneye, nta na kimwe, irihagije. Yes, ariko hari ikigutezeho, wamutuzi? Ntabwo ngusabye byinshi, ngusabye utuzi. Singusabye ibiteye ubwo, ngusabye utuzi. Wamutuzi two kunywa. Bibiliya avuga ngo kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu gushaka ibyo kurya, Musamariya aramusubiza ati, kuri Umuyuda nkaba ndi Umusamariyakazi, duhuriye. Ese muzi utuzi umwami Yesu ari gusaba utwari two? Utuzi umwami Yesu ari gusaba it's your life, n'ubuzima bwawe. Uriya buzima bwawe twabugereranya n'utuzi, ntabwo ari amazi, ni utuzi. Ubuzima bwawe rega uzi yuko burya ari bugufi cyane ugereranyije na eternity, ugereranyije n'ubuziraherezo. Ubuzima bwawe ni utuzi. Murabizi ko umuntu ni nko mu kanya ko guhumbya akabaciyeho. Ese ni mubizi, gusa tubigemura ntabwo ibyo turi mu bigemo. Gupfa kwawe ni ibintu byoroshye cyane, kandi ni ibintu bikomeye cyane. Aho niho hari na mystery. Ubwira gupfa k'umuntu ni ibintu byoroshye. Hari umuntu ukubwira uburyo runaka yapfuye ukavuga uti gutese ko ibi byari byoroshye cyane, gutese. Hari no kubwira ibyo yanyuze mukavuga uti ni gute utarapfa. Umukobwa wacu hano yabazwe inshuro 5 ahantu hamwe, bagera aho rimwe bakamwibagirwamo ibyuma, ubundi bakamwibagirwamo goze, ubundi bakiyagira bate. Uyu munsi aracyahagaze, ukumva bamubaza uti ni gute wowe ukiriho, ni gute utarapfa. Hanyuma ukagira gutyo ukumva undi ngo sinzi ngo yatsikiye gutya ngo barapfuye. Gutese
utuzi. Ubwo buzima bwawe n'utuzi, ni natwe umwami ari kugusaba. Si utwo tuzi watuma uyu munsi wamwemerera umwami Yesu utwo tuzi. Burya utwo tuzi rero twitwa ubuzima bwawe. Burya tujya tumara umwami wacu inyota. Burya ubuzima bwawe, burya kuriya tubona ko ari ubw'agaciro, burya twa kundi tubona ngo bushobora guhita bupfa ako kanya, burya bujya bumara umwami wacu Yesu inyota. Bujya bumumara inyota. Hari imvugo abarokore tugira ntajya nemeranywa nayo, ariko nkabura uko mbigenza. Nta muntu urumva avuga ati Mana, ibyo Uwiteka yankore umva sinzi icyo namuha. Bigasa nk'iyo ugiye kuvuga ngo ntacyo namuha. Ariko uyu munsi mbafitiye inkuru nziza. Mutuzi, mu ubwo buzima bwawe hari icyo wamuha. Hari icyo wamuha kandi kikamunyura. Hari icyo waha umwami Yesu kandi kikamugera ku mutima, akaryoherwa, akanezerwa no kukimuhaye. N'ubwo buzima bwawe. Ubuzima bwawe uko tuvuga ngo buragoye kandi buroroshye, uko tuvuga ngo ni bugufi. Ese uzi ko ari bugufi buriya? Mbe muzi yuko tutarabaho isi yari ibayeho? Muzi yuko buriya nukora ishyano, tuvuge n'ijana da, imyaka 100, genda gusabira n'ijana uzayigeze, sibyo? Ariko muzi ko 100 tuware basi mu 2,000 byonyine. 100 murumva atari utuzi? Murumva atari utuzi? Murumva imyaka 100 atari dukeya ugereranyije n'ubuziraherezo umwami agutezeho? Murumva atari duke? Niyo mpamvu abantu benshi bajya batangara impamvu Yesu Kristo yakoze imyaka 3 gusa. Burya ntabwo biterwa n'ubwinshi no kumara imyaka myinshi cyane ku isi, ahubwo imike ufite ubuzima bwawe bukoresheje gute? Imike ufite aho utwo tuzi Imana yaguhaye, utwo tuzi utihaye, utwo tuzi. Uyu munsi umwami Yesu arakubwiye ngo ese wamutuzi? Uyu munsi aragusabye utwo tuzi, aribwo buzima bwawe. Arakubwira ngo ese utwo tuzi. Ariko Umusamariya akaza aratangira rero za excuse twese tujya tugira, atari kubumbira umuyuda kandi jewe Umusamariya, kandi abayuda munena abasamariya. None urumva agiye nakumarira iki? Nuko nguko muri iki giterano uri kumva bari kuvuga, ukavuga uti yakoze abapasiteri kabisa bajye batanga ubuzima. Umva bariya bajye umva, hari ikindi se bakora? Hari ikindi se bakora? Bajye batanga ubuzima. Umva nibabutange pe, birakwiye nibabutange. Nibabutange. Ariko se gihe cyose mfite icyo ntangiye nabyo. Ariko umva bishop nabutange, ni bishop nyine nabutange koko. Ngo Umusamariya aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba ndi Umusamariya, urumva twahurira he? Naguha amazi, unshakaho amazi yewe wansaba amazi? Umwazi yakweretse ko ntacyo wimariye, ko ntacyo umaze, ko nta kintu na kimwe Imana igutezeho, ko wowe uri inyuma. Imana ihamagara Gideyoni, yaramubwiye ngo wa munyentwari we, wa munyembaraga we. Aravuga ati inde? Jewe ndi umuhererezi de, ndi wo mu muryango wa nyuma w'Abisiraheli 3, ndi umukene unyakujya 4. Dore ndiho ndarwana nuko abanzi batansanga mu byo ndi gukora, kuko nta nubwo ndi buryo uyu munsi. Impamvu zibari nyinshi. N'uyu mwanya ndabizi umwuka wera ari kukuganiriza uko ndi kuvuga, ari kukubwira ngo nawe utwo tuzi dutange, maze nawe urimo kumubwira uti usibye nakuriki mva sinzi kuvuga, sinakwigisha nk'ukuntu mama pasera ari kwigisha, nta nubwo jewe nzi kubwiriza. Ashubida ikindi jewe nibwo ngikizwa. Tugira impamvu nyinshi, ikindi ariko sabandi mama ko baba baranakomeye mu gakiza, jewe akaba aribwo ngikizwa, jewe natanga iki? Dufite impamvu nyinshi cyane dushobora guha umwami kugira ngo tutamuhutuza. Ariko uyu mugoroba nushaka utahana icyo gusa umutuzi.
ubwo buzima bwawe wita ko ntacyo bwamara, ubona yuko ntacyo bwagezaho umuntu, umwami Yesu arabunyotewe, arabushaka. Kubera iki? Reka mbabwire ibanga ry'umwami wacu. Ibanga ry'umwami wacu ntabwo ari ukuba qualified, ntabwo ari uko ugeze uri kuri standard, ntabwo ari uko wujuje ibisabwa. Oya, icyo umwami wacu asaba, aravuga ati se wenyemerera tu, wenyemerera, vuga yego se nyine urebe ko ntari bugukoresha, wowe nyemerera, nyemerera gusa nta kintu. Bibiri iravuga next ngo Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana. That is one. Iyaba waruzi impano y'Imana. Icya kabiri, iyaba waruzi ugusabye utwo tuzi. Iyaba waruzi ugusabye ubwo buzima bwawe. Iyaba waruzi uri kukubwira ngo mputuzi two makuru ubwo buzima bwawe. Iyaba waruzi privilege ugiriwe yo gusabwa ubuzima n'umwami Imana. Iyaba waruzi yuko utoranyijwe mu magana menshi kugira ngo abe ari wowe wabwira ati wamputuzi. Iyaba waruzi yuko yabyiyumvisemo kuva kare, amaze n'iminsi abikwereka yuko agukeneye, yuko akeneye ubuzima bwawe. Iyaba waruzi ko ubwo buzima bwawe ari bwo bwonyine atezeho ngo ashire inyota. Bibiri avuga ngo iyaba waruzi ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, noneho iki nawe akaguha amazi. Apana utuzi amazi, yaguha amazi, noneho yaguhindura amazi. Ntabwo yaguha utuzi, ntabwo umuha utuzi ngo agusubize utuzi. Oya, umuha utuzi akaguha amazi y'ubugingo, bya bindi bitari bitunganye, bya bindi bidasaga neza, bya bindi wibazaga uko biri bugende, bya bindi bitari bimeze neza muri wowe, za complexe zawe, bya byaha byawe, za ntege nke zawe, kwa kudasenga kwawe, bya bindi byose ubona uvuga uti nawe bihora bikurega mu mutima. Yaba wabimuhaga, ubundi aguha amazi, ubundi aguha amazi ngo wakansabye. Iyaba waruzi uri kukubwira, iyaba waruzi uri kugusaba utuzi, wakamuhaye ubundi ukamusaba. Sasa ukamuha noneho nguhaye utuzi, nguhaye ibyanjye bidatunganye, nguhaye ibyanjye bitameze neza, nguhaye kudashobora kwanjye, nguhaye ko ntazi uko bimeze kwanjye, noneho ndagusabye nanjye mpa amazi, ngo amazi y'ubugingo. Ngundi ati databuja udafite icyo kuvomesha, aracyafite impamvu nyinshi cyane. Wasabye utuzi ariko nta kintu cyo kuvomesha ufite, udafite icyo kuvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura hehe? Urayavana hehe? Mwami Yesu, ndacyafite ikibazo, ndabibonye ubuzima bwanjye urabushaka bwakumara inyota, ariko mwami jewe nifitiye ikibazo cyuko ndabona jewe kuri cyo mbayeho nta kintu nakumarira, nta gikoresho gihagije mfite, nawe ntacyo ufite, ndabona utantunganye. Use koko kurikije amadana avanyemo, koko uze ko wavana mu iki, nta kintu kirimo. Ndi market deposit expired, out of the way, nkeneye gucekinga out gusa nta kintu. Uze koko ni iki nakumarira, ndi expired. Ibikoresho byantunganye ndabona utabifite mwami. Uzi ko ari igihe tutizera umwami ko yadutunganye, uzi ko ari igihe tutizera umwami ko afite ibikenewe byose ngo ubuzima bwacu busubire ku murongo. Uzi ko ari igihe tuzi ko twagiye kure cyane, mu ndiba, mu mwobo hasi cyane, ku buryo atadutunganya. Uyu munsi arakubwira ijambo ngo Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa amazi. Numva bavuga ngo baza mugenzi wawe niba nta tike utanga ubuzima, umuhe itike.
nanjye ngiye kubwira ngo numuhita iki azongera yibure n'ejo. Ibya hano ku isi nubwo wabitanga akajana ejo azongera bibure. Ntabwo ari byo bikemura, ntabwo ari byo bikemura ikibazo. Hari abazi yuko mukeneye amafaranga kugira ngo noneho Mana umugabo urugo rwiza ube n'abana hungu na kobwa, nurangiza cyakoze umpaye nk'akazi nko muri banki, Mana noneho ngaho nagukorera. Umva uzambwira icyo ushaka nanjye umva niki se ubwo nakwitwaza iki? Ubwo ntakoreye Imana nakwitwaza iki? Mana weshi ngaho se bikore nk'umugabo rero ko ngaho se mako kazi Mana nta kindi ngusabe nako kazi. Mana umpaye inzu cyakoze umpaye inzu aha muri uyu mujyi wa Kigali bega noneho nazitwaza iki? Umva nduwawe. Hari igihe tumenya ngo hari impamvu ituma tudashobora kumwiha wese. Hari ukuntu tugundira ubuzima bwacu tugatinya gufata risk yo kwinaga. Ugatinya gufata risk yo kwinaga. Mwami ubuse abantu basenga cyane ntibanarongorwa Mana. None ninaga mu masengesho umugabo azavaye reka mbendetse ukumva mu mutima umwami araguhamagarira mutuzi ndashaka ujye mu masengesho, ndashaka uba umunyamasengesho. Mana reka mbensenga byoroheje. Nabonye abasenga cyane wapi baragumirwa mpaka mu rusengero myaka na milera. Reka mbe nipwankara ndebe ko babona amaguru yanjye meza, wenda wabona mbonye umugabo. Hari abantu mugundiriye ubuzima bwanyu ukavuga uti umva reka mbanze ndongorwe nzaza mu by'Imana nararangije. Nabonye ibyo basaba hariya kugira ngo urongorwe ni ibintu birebire. Reka mbanze mwishakashakira inaha hanyuma nzamuzane DAY3 namukiza. Ukabubaye damokozi mama mukiza na papa mukiza, ukagenda ukamwishakira iyo warangiza ukaza. Imana ikakubwira ibyo utanga ukavuga uti ntanga amafaranga yanjye yose gutese nabahone gutese. Ninde wakubeshye ko abantu batungwa n'amafaranga? Ninde wakubeshye ko abantu babeshwa n'amafaranga? Ninde wabaroze ko akazi ariko gatunga umuntu? Ninde wabaroze ko umuntu udafite akazi atabaho? Harya ubu muri Ukraine nta bantu bariho bafite akazi? Ese wagiye ubyibazaho rimwe na rimwe ko burya ibintu bishobora guhinduka? Harya covid ubu ntiyatwigishije bihagije ku buryo twari tukwiye kumenya ko ushobora kuryama ugafite ukabyuka utagafite? Harya ubu ntabwo twize? Harya ubu ntabwo turacyafite ibyo tugundira, ibyo twanga kurekura? Mbasetse umwami yampamagariye mu murimo kugira ngo nite ku murimo w'Imana, mbe mu murimo w'Imana. Ndamwangira kandi kuva kera najyaga mubwira ngo jyewe nzagukorera ibyanjye byose, ubuzima bwanjye bwose nzagukorera. Igihe kigeze nta kazi nari mfite ariko nari mu mibereho mibi igoye cyane. Numva arambwiye tereka ibyo gushaka akazi biveho, ni jyewe nshaka kunkorera. Ndamugana pana umuntu wize uvuga igifaransa n'icyongereza, sky is no longer the limit. Avuga n'uya Mana kameme jyewe wese ngiye kubeshwaho n'amaturo. Umujene ukiri umujene, wenda abapaseri tuzi kera babaga bameze nta n'abagore b'abapaseri cyane babaga bariho. Habaga abantu b'ibikoti bimeze ukuntu n'urukweto rwarebye hano ku ruhande gutyo ukuntu, ukavuga uti kabisa genda mu murimo w'Imana. Genda ukabona arangana neza n'ituru ry'uturu.
ukabona ikoti yambaye rirangana n'aya maturo watuye ku cyumweru. Nkabwira Imana ni not in this life, not me, not me. Oya. Ntabwo nabeshwaho n'amaturo, naramaze imyaka niga, narize kaminuza, ntabwo natungwa n'amaturo. Oya, not me, not in this life. Ndamuhakanira da. Ndatangira nshaka akazi, murambona ariko muri iyi Kigali. Nanze ubukene ngiye gushaka akazi. Nakubititse tumeze nabi mu rugo. Ndabyara buri mwaka ndabyara buri mwaka. Hari naho nagiye gusaba akazi barambwira tuzagaruke wabyaye. That's how bad I was. N'ubu sindasubirayo. Nta nubwo nteze gusubirayo pastor. Narashyitse. Hari igihe tugundira ubuzima bwacu. Uzi kwanga gukorera Imana, ukanga kurekura akazi udafite. Buriya mwebwe Imana ibabwira kumuha utuzi, kubaha kutanga ibyo ufite, ukanga kubirekura ubifite. None bigusabye ibyo utanafite. Ndabyibuka nagiye kureba umubyeyi wanjye. Apososho ndamuganiriye ibintu byo kubaho gikene ndabyanze, ndashaka akazi. Rwose ndamubohoye nakorera Imana, ariko jewe ndashaka akazi. Kameme tuba abanyabwenge muri Kigali ntabwo mwaba mwembi mufite abana. Ifo kugira ubwenge kandi bose bari gukura, bari kwiga, bakeneye minervale kandi n'inzu oya. Nagenda namubwira kandi musukira umutima wanjye rwose nzi yuko ari bunsengera umugisha nkahava mfite akazi. Arambwira ati ariko Imana iguhamagara wari utanga akazi urabigenza ute? Iyo Mana iguhamagara wumva urwana mu mutima, ariko ibikuzengurutse byanze biri kukwereka ko ugomba gushaka akazi. Nagera kuri bene wacu bakangwe ariko se biti nawe urabyumva. Liste za contribution ntabwo kizandika. Amakwi yabaye ntabwo uremereye. Ni kuvuga ngo nta kintu gifatika utanga. Kubw'ibyo invitation yakugeraho itakugeraho it is still okay. Byose ni kimwe. Baba bagutumiye baba batanagutumiye, byose ni kimwe. Urabona hari umuntu utakora ubukwe ataratumira umuntu umwe gutya kubera ukuntu ahagaze, kandi azi neza ko hari ukuntu ari burekura ikintu kabisa kikamusunika nk'intambwe zingahe. Uwo nguwo ntabwo umwohereza kuri WhatsApp invitation, urahaguruka ukagera iwe ukamuga uti narinzanywe no kubatumira. Mbese ugendana na fiance, murakoze cyane. Kugira ngo umubwire uti byampagurukije mva Masaka nza kugira ngo nkurebe, kugira ngo nkwereke, mbereke n'uwo tugiye kuzarusha, ndetse n'abatumire invitation ngi umva uravuga ukavugishwa kubera kuzi ko uri buhava kubwiye ati nta budget se wagendanye, ugahita ubona ko agiye kuyicamo kabiri akaba arabifasha. Ariko hari n'uvuga uti uziko neza nakwibagiwe. Mfite ubukwe burya rero kwa gatandatu. Aho niho jyewe narindi rero. Aho uhura n'umuntu akavuga ati sorry uziko umva iyo umuntu ari mu bukwe aba aracanganyikirwa pe. Uzi stress y'ubukwe n'ukuri umva mfite harya telefone yawe ni kangahe yaranayibagiye kuko nta kintu mumariye kureba, kandi n'ubwo utanaza nta kibazo. Wowe umeze gutyo rata ubuzima bwawe mumara inyota Umwami Yesu. Wowe bibagiwe, isi yibagiwe, rata humura, ubuzima bwawe bushobora kumara inyota Umwami Yesu. Wowe imiryango itakibuka, wowe iwanyu batakikwibuka, Umwami Yesu uyu mugoroba barakubwiye ngo ese wanyihera utuzi? Jewe bumpe ubwo buzima abandi banze, jewe bunyihere
ugihere ubundi nkwereka ariko nguha amazi y'ubugingo noneho ngo umuntu unywa amazi yawe azongera agira inyota. Biriya bintu byo gutwerera n'ejo bazagaruka ntabwo bimara inyota. Next. Ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi mu iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo amasoko we. Ntabwo azaba akiri utuzi, bizaba amasoko y'amazi y'ubugingo adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho, kugeza mu bugingo buhoraho. Vuga uti mwami ndaguha utuzi twanjye. Bivuga uti mwami nguhaye utuzi twanjye, ubuzima bwanjye ndabuguhaye. Haleluya. Umugore aramubwira ati databuja, niba ari uko bimeze, niba umbwiye ibyo bintu nkaba mbyumvise, wampa kuri ayo mazi? Nubwo atarasobanukirwa neza, ariko aramubwira ati se databuja wampa kuri ayo mazi sinzongere kugira inyota ukundi, ntibizansabe kongera kugaruka kuri iri rimwe, kuko vrema birandushya. Muribuka ko yaje kuvoma saa sita, abandi bakobwa izindi nkumi zivoma saa sita, izindi nkumi zivoma saa sita ko zizinduka mu cyakare, ariko we ntashobora kujya mu bantu. Hari impamvu adashobora kujya mu bantu, so agenda igihe nta bandi bantu bahari. Uwamurinda rero urwo rugendo yabagize neza, uwamurinda kuzongera kugaruka kw'iriba aho abantu bamuvugira, aho abantu bamutungira agatoki, uwamurinda gusubirayo yazamushima ati Mana nkayo mazi sinzongere kugira ikibazo cy'inyota. Icya kabiri, sinzagaruke hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo. Aha rero ni ibintu bikomeye, kuko umwami yagusabye utuzi usaba twose, ntabwo agusaba duke, ntabwo agusaba igice, agusaba ubuzima bwawe bwose, ntabwo agusaba igice kimwe aho ugeze. Arakubwira ati genda uzane umugabo wawe. Kandi icyo kibazo cyonyine cyari kivuze byose by'ubuzima bw'umugore. Iki kibazo cyonyine cyari kimurangije, genda uzane umugabo wawe. Ndamubona umugore rero arimo aratekereza, nzana uwa mbere, ndazana Alexis, ndazana Pierre, ndazana Karikisi, Gaspari se, none se kapfe kuzana baritazare se, none se buri arambwiye, none se ninzana uriya ko tutakiri kumwe, ndazana ndetse. Ndabizi ibyo bibazo urabifite mu mutima wawe. Iyo umwami aguhamagara uravuga uti yewe sinavuga iki se, navuga iki yewe ko ibyanjye ari za esheke gusa nkunze. I am a failure, I am a failure. Ubuzima bwarananiye, ndahumaniza ibiki kugira ibyanjye bitameze neza. Nihatanga abafite uko bameze neza, nihatanga abahagaze neza. Yewe ari urugo rwarananiye, ari iwacu narabananiye, ari ubuzima bwarananiye, ari akazi ntako, ari reputasiyo basi, katemwanyaje basi byitwe ko antuka yo uriya ni umuntu mwiza, nubwo yagize ikibazo cy'urugo ariko ni umuntu mwiza. Nta na kimwe kirimo, nta na kimwe kirimo. Ariko umwami Yesu ari kukubwira ngo ibyo nibyo ngewe mbashaka ubundi ibyo nibyo naziye. Niyo mpamvu yabwiye intumwa ati ntabwo reka ajye naziye abameze neza, naziye abameze nabi. I came for the lost. Kubera babandi batakaye bameze nabi nibo ngewe naziye. Umwami Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruka. Nusubira inyuma mu mateka yawe ukareba uburyo ari mabi, ukareba uburyo nta nzira, ugaruke muhereyo. Hari abayinjira mu mateka yabo bagaherayo, bakagerayo babona ibibi birimo, akavuga ati Mwami Yesu bayi ntabwo nyije, nsanze ntabishobora. Oya, ugaruke, genda mu mateka yawe, subira mu bibi byawe ubikusanye,
ugaruke. Ntugire isoni z'amateka yawe, ntugire isoni z'ibyo waciyemo, ugaruke kuko ibyo byose ndabishaka. Next, twihuse. Umugore aramusubiza ati rega nawe kandi mu mutima yabaza Alexi, Barutazari, Gaspari, bose yababaza, ariko asanze mu by'ukuri hari ubundi bariya n'abagabo. Ubundi harya bariya hari n'umwe wavuga ngo afite umugore witwa Jewe? Hari abantu ujya kubwiriza ukamubwiriza uti ukeneye kwakira Yesu Kristo umutima wakakubwira ariko gihe nta byangira. Biba byamubanye byinshi akayoberwa icyaha n'ikitari icyaha, akavuga ati ubundi gihe nta cyaha mfite. Jewe ubundi nta cyaha mfite. Ukeneye gukizwa, nkizwa iki se? Hari ibyaha jewe ngira? Noneho wagera iwacu ahangaha hapa kwetu hapa Rwanda, nindugira ibyaha? Hari umuntu ugira ibyaha? Umunyarwanda ugira ibyaha? Nawe imfura zigenda zemye zitajya zinikanda, twe turejejwe de, nta byaha tugira. Niba ibyo ubusambanyi mba navugiye ahangaha hari abavuga ati ariko siburiya biriya bintu bavugira imbere y'abantu koko. Yagiye avuga byubuze intege nke, kunyerera kw'amaso, mwili muzaifu, ibintu nk'ibyo. Aravuga ibintu nk'ibyo imbere y'abantu koko. Mureke njye mbyivugira. Yesu aramusubiza tuvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo, apana umugabo, abagabo 5. Wari ugeze kuri number 6, n'ufite ubu ngubu ari we number 6, ntabwo ari uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja anyoyeho. Mwabonye ko anyoyeho? Ati databuja uri umuhanuzi. Erega reka nkubwire, uracyahangayitse kuko utaramenya ko ari umuhanuzi. Utaramenya ko burya cyagiye wajya guhindura abagabo, burya yarakurebaga. Cyagiye cyaha no mu bapfumu winjiramo gutya mu nzu y'ubupfumu, nta muntu ukureba, burya yarahari. Arabizi neza ko wagiye muri iyo nzu. Bawucugusibira. Uyu mugabo mbonye ninde? Uwo mbonye ninde? Burya Yesu yarakurebaga. Byagushobeye, wibaza aho uri bunyure, wibaza aho uri bubigenze, uko uri bubigenze. Umugabo akakubwira ati we ngwino turyame ndaguhaye ubukode bw'amezi 3, ukagenda. Burya Yesu yarakurebaga. Ikibazo cyawe wibwira ko atarabizi, nibyo waciyemo wibwira ko atabizi. Arabizi byose, ariko hejuru yo kubimenya ibyo byose aragusabye uyu munsi, wankutuzi two kunywa. Ese wampa amazi? Wampa utuzi twawe tumeze nabi? Utuzi ubundi mu Kinyarwanda vrema ntabwo ari ikintu cyiza. Utuzi nkumaye nk'iyo cupa ntabwo umpaye utuzi. Utuzi ni duke, then ntabwo ari twiza. Utuzi afaza uvuga amazi. Ariko Yesu arabizi ngo ubuzima bwacu buba bumeze nk'utuzi, tutameze neza, tudatunganye, tudakwiriye, tutameze neza. Ariko umwami aragusaba, se wamutuzi ko ari two nyotewe, ubuzima bwawe nibwo nyotewe, kugira ngo nguhe amazi. Amazi rero Yesu atanga, reka nyababwira. Amazi Yesu atanga ni yayandi agushoboza kuba muzima, ni yayandi agufasha gusenga utabishoboye. Numuha ubuzima bwawe araza kubuhindura, aguhindurira ibyifuzo. Wajyaga wifuza iby'isi, agiye kuguha amazi y'ubugingo atume wifuza iby'ijuru. Wajyaga wifuza iby'abandi, agiye kuguha amazi y'ubugingo atume none wifuza ibye gusa, ibya Kristo gusa. Wajyaga unanirwa no gusenga n'iminota 5, numuha utwo tuzi araguha amazi ujye uba mu rusengero uraremo wumve bikunaniye kureka gusenga. Ayo niyo mazi adudubiza. Ayo rero niyo azakoresha kugira ngo akize bene wanyu, kugira ngo akize abavandimwe bawe bameze nabi.
utwo tuzi n'utumuha azaduhindura amazi. Ayo mazi niyo azatabara bene wanyu, ayo mazi niyo azamumara inyota, hanyuma narangiza azatuma noneho isengesho ryawe uzarisenga ryumve, yumvikane imbere y'Imana. Noneho uzarazwa inshinga n'ibyaha bya bene wanyu, noneho uzarazwa inshinga n'uko iwanyu bitameze neza, kuko azaba yaguhaye amazi. Uzaba uzi noneho ibyiza bikenewe, urebe n'ubuzima butari bwo urimo urarijobitaka. Noneho uzasenga, noneho uzasenga. Ntabwo uzemera kugumiraho, ntabwo uzemera kubaho utarongo uzi ko ari umugabane wawe. Noneho uzasenga, kandi nusenga amasengesho azumvikana. Nusenga Imana izakumva, noneho azagushoboza. Erega burya n'udushoboza, aduha amazi y'ubugingo tugashobozwa kwiyiriza. Undi ninde washobora kwiyiriza? Ninde kuri isi ya Nyagasani wakwiyima ibiryo akabishobora? Ninde kuri isi ya Nyagasani wakwanga kuryama ijoro ibitotsi ukuntu biryoha? Ninde wabireka? Ariko iyo umuhaye utuzi, aguha amazi, ugatangira kubaho birenze uko wowe wari ukwiye kubaho, birenze uko wari usanzwe ubaho, ugatangira gukora ibyo ashaka. Nicyo tuvuga gutanga ubuzima, nicyo tuvuga ngo naremewe gutanga ubuzima. Nibyo nuguha Yesu ibyawe bitameze neza, bidatunganye, binuka, bisa nabi, bibishe, akabihindura, akaguha amazi y'ubugingo. Noneho ukamenya uburyo watakira abandi, noneho ukiyibagirwa ukamenya uko wareba abandi. Duha icyanditswe cyacu gikurikiraho turebe ko twasoze. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye. Oya, duha icyo mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa aba ari cyo duha wihuse. Yes. Bamaze kuza arababwira ati ubwanyu muzi uko nabanaga, uyu ni Pawulo, uko nabanaga namwe iteka ryose uhereye umunsi natangiriye kujya muri Aziya, nkorera umwami nicisha bugufi cyane, kandi ndira nerwa ibinge Yuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu. None urengeye kujya i Yerusalemu, uyu ni Pawulo uvuga, mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi nubwo mbyiyumvamo, keretse yuko Umwuka Wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ariko reka ibivuga ajyayo, ntabwo yanze kujyayo, ari kujyayo, kandi azi neza ko ibimutegerejeyo ari ingoyi, ari ukumufunga, ari kumukubita. Ariko ati ndiyo ndajyayo. 24 niyo nshaka cyane. Ariko sinita ku bugingo bwanjye, sinita ku buzima bwanjye. Isi ya none uyu munsi iratubwira ngo ugomba, you have to love yourself, you have to take care of yourself. Ugomba kwikunda, ugomba kumenya kwiyitaho, amafaranga yawe yose agomba kugushiriraho, ugomba kuryoha, ugomba kurya ubuzima. Ubuzima ni bugufi, ugomba kubaho. Urya ibyo ushaka kurya byose, uryama aho ushaka kurara hose, wambara icyo ushaka kwambara cyose. Erega maye ubuzima ni bugufi. Ninde wakubeshe ko ubuzima yari bugufi babwangiza? Ninde wakubeshe yuko ubuzima yari bugufi babwitwaramo nabi? Pawulo aravuga ati sinitaye ku buzima bwanjye, sinkibwitaho. Niyo mpamvu ubwira abakobwa kwiriza akavuga ati apo kutahindi ndahita mba umushoferi. Iyo ikaba impamvu nyamukuru atiyiriza, akavuga ati ikibero kirahita gishiramo. Oya, akajya kubwira mfite intege nke, akajya kubwira mfite intege. Ariko mu by'ukuri ni ikibazo cyo kuvuga ngo wabonye mama passer kunangana, reka we yararangije urwe, reka giye mbanze nirire.
nzaba niyiriza di. Reka mbeho ntimuzi simvugo iri hanze aha. Irya abana ubyibuhe uzambara iki bubu. Irya abana wirire bana inywere. Ugasanga umuntu no sacrifice, nta kwiyanga, nta kwitanga, nta kintu na kimwe. Ararya aranywa abayeho. Erega koko reka bikore nta kimuraje inshinga. Umunsi yanyoye kutuzi tw'ubugingo azatangira ajye yanga ibiryo nta wabimubujije, azabyanga biteretse aho, azatangira ajye yanga ibitotsi nta wabimubujije, nta nubizi na pasiteri atabizi ko ataryamye kuko yanyoye amazi y'ubugingo. Bibiri iravuga ngo, Pawulo aravuga ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire wari ubw'agaciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Vuga uti sinita ku bugingo bwanjye. Ongera ubitekerezeho neza. Hari ibintu dusubiramo byoroshye, ariko hari n'ibyo dusubiramo. Mugani wa Pastor Peter ati none waba udushutse. Turebe icyanditswe cyacu cya nyuma kira cyo muri Matayo 16 tubone gusoza. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa. Ariko nimunyumvire iyi topic y'inyigisho. Ngo Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiye kujya i Yerusalemu akababazwa. Ubagiye kubigisha. Uyu munsi nje hano nkabigisha bo. Haleluya. Ko mutansubiza se. Haleluya. Ngiye kubigisha ukuntu ngiye kubabazwa uburyo bwinshi, kandi ndababazwa n'abakuru b'amadini. Vraiment. Abafarisayo. Yesu arateruye atangiye kwigisha. Atangiye kubigisha ukuntu agiye kubabazwa. It's not an exciting topic. Haleluya. Nta n'umuntu vraiment wari ukwiye kubyumva. Nta na amene wakumva. Maze nanjye ubu ndimo ndazisabiriza. Kandi urabona ko jewe hari ukuntu ndimo neza. Ariko kuko nta visa ndi gusezeranya, nta bintu by'amakwe ndi gusezeranya, nta mazu ndi gutanga, amene zita zibingume ziba nkeya ziraguma. Yesu ngatangira kubabwira ati nkwiye kujya i Yerusalemu nkababazwa. Ariko mwami Yesu rwose he was very bold. Wakababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Mwami Yesu unasema na kukufa nibyo gupfa. Je nari ndimo ndimbo yibigirira kwiyiriza gusenga kubabazwa duke turahonga. Yesu wazanye rutura ati no gupfa birimo. This is too hard. Buriya rero naremewe gutanga ubuzima. Nukuvuga ngo hari ugomba gupfira kugira ngo abeho. Nukuvuga ngo hari ibyo ugomba kureka kugira ngo undabeho. Nukuvuga ngo hari ibyo ugomba kwiyima kugira ngo undabeho. Nukuvuga ngo ukwiye kwiyibagirwa kugira ngo hagire umuntu uba. Nukuvuga ngo ibyawe nushaka ushireho akadomo, ubisige muri twatuzi utanze. Ubishyiremo muri twatuzi. Muratwibuka? Muri twatuzi utangemo n'ibyifuzo, utangemo n'ibyo utarabona, byose ubishyiremo. Ahasigaye wiyibagirwe, utangire ubesheho abandi. Nicyo kuvuga ngo naremewe gutanga ubuzima. Ntabwo ari ibintu byo kuryoha, byo gutwara amaprado arimo esi ugaca ku bantu mu mvura wakubisemo bya bifime byuzura mu maso hose. Na saa 11 n'igice za nimugoroba ukazambara nta kibazo, kubera ko ari style fashion ukabyambara tu. Ibyo ntabwo ari byo gutanga ubuzima badi. Ntabwo ari byo naje kubabwira. And I'm so sorry if that's what you were expecting. Niba ari byo wari utegereje ko ndi bukubwire, mbabarire. Ariko je naje kukubwira ngo uri burara udasinziriye ubwa mukuru wawe. Urumva ushobora kurara byibuze amajoro 2
utarya kugira ngo urugo rw'iwanyu rutunga? Byibuze se wemeye kuba watanga icyo ufite, ubuzima bwawe, kugira ngo Imana itabara umuryango wawe? Kubona ubupfumu bubarembeje, kubona mumeze nabi, kubona bameze nabi kandi bapfa bakarimbuka, bakajya kurimbuka ku iteka ryose. Ese nta kintu wakora? Buriya se nta kintu wabaha? Buriya se nta kintu wakora? Umwami Yesu arakomeje. Next, maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira, reka ndebe hano abantu bashaka gukurikira Umwami Yesu, umubare wagabanutse bitubutse. Reka nongere mbaze, ndashaka kwibariza, mutarasoma ibikurikiraho, ninde wifuza gukurikira Umwami Yesu? Thank you so very much. Murakoze cyane. Kera bajyaga batubwira kwigisha tugomba kuvuga ubutumwa. Wino kwa Yesu urakira indwara, wino kwa Yesu araguha amafaranga, wino kwa Yesu urabona umugabo, wino kwa Yesu urabona imigisha, wino kwa ukagira ngo kwa Yesu nta kintu kibi kibayo. Harya ntabyo atanga? Ntabyo atangara? Uzazumbaze zakubwira ukuntu abitanga, ariko arabitanga. Nta kibuzemo. Mwese ntabwo mumureba, mwese naramwihaye. Uyu yavukiye inaha mu Rwanda, jewe kule Bukavu Kadutu, ubu se namukurahe? Yehe, arabatanga. Ejo nimwabonye abo yashyize umwana mu nda, mwababonyera ajya bashyiramo. Rero bakobwa banjye muri iri torero, uyu mwaka arabashyiramo. Mureke gukoma amashyi, muyihorere. Ndabizi mwizera mubibonye, muzabibona. Rata wowe ndikubwira, urabizi kuri liste y'abo nsengera aragushyiramo. Nyamugabo amutangara, we bagwaye n'umuzungu, we ufite double, we bagiye no kumuha bamutoranyiriza umuzungu fe. Ubu nawe urahonga avuga, Mana wo muri Belgique niwo nshaka, ugira ngo azapfa kuza. Hari aho baturuka, hari aho bajya bava, n'ababana hari aho bajya bava. Umuntu nashaka kunkurikira, condition ya mbere tuyivuge cyane twese rimwe kabiri. Za magazine rero udusoma ngo love yourself, ugiye kuzica. Kuko Yesu aravuga ngo ugomba kwiyanga, cyo ni cya mbere. Cya kabiri aravuga ngo wikorere umusaraba wawe. Cya gatatu ukurikire Umwami Yesu. Ugomba kwiyanga ukikorera umusaraba wawe. Buriya reka mbabwize ukuri, ni byiza kuvuga ibibazo byawe nuko rwose bikumujije, ariko umunsi warekeye aho kubivuga ukabipfumba, tukabivuga, tukabibwira uti sasa nige nawe ndigiye kuguhanga amaso nkurebe, birukane mpaka umunsi uzamva imbere. Burya nibwo kizakemuka. Burya ukigenda ukaba ukibivuga, turacyaryoshye, muracyashakana ka selfie, ariko hari igihe umuntu arakara ukavuga utoya, hano umuntu ndi bubwire, ngiye kwicarana nabyo ahangaha, maze amavi yanjye nashaka koboke, ariko iki kibazo gikemuke, urekeraho kubivuga. Ikorera umusaraba. Icyo kibazo cyawe, icyo kibazo cy'iwanyu, cyikorere, ukikorere, ukite ko ari icyawe, ukikorere, wiyange, wiyime, hasigaye ukurikira Umwami Yesu. Wowe nawe, he will never fail you, he will never disappoint you. Ntabwo ajya ahemuka. Umva, ntabwo ajya ahemuka. Hari abantu bazi yuko gukurikira Umwami Yesu ari igihombo. Nta gihombo kirimo, nta gihombo kirimo. Ntabwo ajya ahemuka, gusa ntiyubakira ku bidatunganye. Niyo mpamvu yabanje gusaba utuzi. Iyo usomye inkuru twasomye muri Yohana 4, umugore ngo yasize krishe ye hariya, ikibindi cye yavomeshaga yagisize aho imbere ya Yesu.
asubirayo nta mazi atwaye, ajya kubwira abagabo bo mu mudugudu b'abatipe be. Ntabwo bavuga ngo ajya kubwira abagore, ngo ajya kubwira abagabo, ngo babagabo. Ajya kubabwira ati hey, muzi ubundi ko mba naje kugira ngo mbaterete. Urumva namwe ajya kubabwira ati ye muzi ko nahuye n'umuhanuzi, muzi yuko nahuye nawe yambwiye ibintu byanjye byose. Abagabo ubwo nanjye yavuze ngombe njye kumureba. Ubwo akagenda akabwira muzi wa mugabo umugore we ntiwabazwa bose bajya kureba umwami Yesu, ababwira nabo ibyabo, nabo bajya kubwira abandi. Niko umudugudu wakijije. Hanyuma abigishwa ngo baje babwira umwami Yesu, baramubwira ati ko twazanye ibiryo tukatubona utari kurya. Ibiryo byanjye ntabwo ari ibishyimbo, amateke, ibijumba ushyize mu mayoneze. Burya ibiryo byanjye iyo mbonye ututuzi, iyo mbonye utuzi twitwa wowe, iyo mbonye ututuzi mba mpaze. Iyo mbonye ututuzi utu twitwa Musamariyakazi, utu twitwa wowe uri kunyumva. Iyo umwami abonye utwo tuzi twita ubuzima bwawe abahazi. Reka ngusabuza mu maboko yawe imbere y'Imana. Ese uyu mugoroba wamwemerera ukamubwira uti tuzi twanjye ndatuguha, wihangane turasa nabi. Mubwira uti wihangane ni utuziba. Mubwira uti wihangane ntabwo nizeye rwose ukuntu dusa, ariko ndatuguhaye. Zamura ayo maboko just like sign. Mu mutima wawe ufata iyo riske. Umubwira uti mwami yewe uyu munsi ntabwo ndi gutahana ututuzi, ndatuguhaye. Ututuziba twanjye ndatuguhaye. Ututuzi twanjye turura ndatuguhaye. Oh shalama katea kata. Mwami reba ayo maboko, mwami, reba ayo maboko mwami. Reba ayo magambo ari mu mutima badafite n'uburyo bwo kuyavuga. Ntabwo aryoshye, ntabwo ari amagambo yo gushima, ntabwo bayasakuza kuko ntameze neza. Ariko mwami uyu mugoroba tuguhaye utuzi, tuguhaye utuzi twacu. Vuga cyane uti mwami nguhaye utuzi twanjye. Vuga cyane uti mwami nguhaye utuzi twanjye. Bivuga cyane uti mwami nguhaye utuzi twanjye. Ndatuguhaye. Utekereza biriya byose, utekereze biriya byaha byawe, utekereze kutumvira, utekereze kudasenga, utekereze ibitameze neza. Uvuga uti mwami uyu munsi ndatuguhaye, utuzi twanjye ndatuguhaye. Ese mwami wampa amazi mazima? Ese ubuzima bwanjye am I still having hope? Ese haracyari ibyiringiro ku buzima bwanjye bwatungana? Ese haracyari ibyiringiro ku buzima bwanjye bwakumara inyota? Ese haracyari ibyiringiro yuko nanjye wankoresha abacu bagakizwa? Ese haracyari ibyiringiro mwami wanjye we? Shalema kataya lenda mazeketeya yelema sheketa. Numvaga ari iby'abandi, numvaga abandi ari bo batanga ubuzima. Ibyanjye bisa nabi, ibyanjye biranduye, ariko uyu mugoroba ndabyemeye, ndabikurekuriye. Ndaguhaye ututuzi. Ongera uvuge cyane uti mwami nguhaye utuzi twanjye. Shalamakataya yandele makata yandele mazekata yele masheketeya yendele mazeketeya. Mwami utuzi twacu turasa nabi. Oh mubwira uti mwami utuzi twanjye ni tubi, utuzi twanjye turimo umwanda mwinshi, utuzi twanjye ntidutunganye, ariko ndatuguhaye uko turi, ndatuguhaye uko turi, ndatuguhaye uko turi. Ndakwemereye. Amanyanga ni menshi nakoze. Nahisemo nabi kenshi, nakoze ibibi byinshi kenshi, ariko ndaguhaye ututuzi. Ndatuguhaye mwami kugira ngo umpe amazi mazima, nanjye untunganye. Mwami mfite ubwoba bwo kurekura byose. Mwami hari ibyo nkigundiriye, ariko uyu mugoroba ndabiguhaye. Ndabyemeye ko wankoresha,
ndabyemeye ko wankoresha ku bwa bene wacu, ndabyemeye ko wakoresha ubuzima bwanjye nkazana benshi kuri wowe nk'uko wakoresheje uyu musamariyakazi. ndabyemera yuko ubuzima bwanjye uko bumeze bugiye kukumara inyota. ndaburekuye mu biganza byawe mwami wanjye. Shelemakataya zendalama sheketa yeleakatea mazeketa yendalama zeketea masheketea. mwami turakurekuriye ubuzima bwacu, utuzi twacu turatuguhaye ngo wenda haraho wadukoresha abacu bari mu bapfumu bakavayo, abacu bagendera mu byaha bakavayo, igihugu cyacu cyakira, umujyi wacu wakira, isi yakira. Yesu we shakata la makata endele mashekete akata. mwami wumve gusenga kwacu uyu mugoroba, wumve gusenga kwacu tuvuga ngo wakira ubuzima bwacu bwari bumeze nk'utuzi, turabuguhaye uyu munsi. turemeye kuko turi wadukoresha, uko turi twakumara inyota, maze udusukemo amasoko adudubiza, maze amasoko adudubiza muri twagere ku bacu, maze amasoko adudubiza muri twagere kuri bene wacu bameze nabi, agere ku miryango yacu, agere ku ngo zacu, agere ku bana bacu, atabare benshi, atabara abaturanyi bacu, atabara abo dukorana bari mu byaha, atabara abo twiriranwa bagendera mu byaha. ayo mazi y'ubugingo yonyine niyo yabatabara. amagambo yacu ntiyagira icyo amara, twe twavuga bagasigara mu buzima bwabo, ariko mwami wasuka ayo mazi y'ubugingo muri twe. shelemakateya bazakata. yego mwami wacu, duhagurutse twese hamwe, amaboko yacu ari hejuru. reka twatura aya magambo, vuga uti mwami Yesu, uyu mugoroba nguhaye utuzi twanjye. dushobora kuba dusa nabi, ariko ndatuguhaye tukumare inyota. ndagusabye umpa amazi y'ubugingo, umpa amasoko y'amazi y'ubugingo. guhera uyu munsi ubuzima bwanjye buhinduke, kugira ngo benshi bahinduke, kugira ngo ntange ubuzima kuri benshi, ayo masoko nyatembeshe kuri benshi, kuko nsobanukiwe yuko naremewe gutanga ubuzima, naremewe gukiza benshi, naremewe kuzanira benshi ibyiringiro. unkoreshe mwami, mu rwego ndimo, mu buzima mbayemo, ndakwemereye ngo unkoreshe. ibyanjye mbishyize mu biganza byawe, ndabiguhaye. bya bindi bidatunganye ndabiguhaye, n'ibimeze neza ndabiguhaye. umpa ayo mazi y'ubugingo, aba ariyo ayobora ubuzima bwanjye, aba ariyo adudubiza muri jye, kugira ngo amagambo yanjye abe ubuzima, ibitekerezo byanjye bibe ubuzima, ibikorwa byanjye bibe ubuzima. mbesheho aho nciye hose, aho nyuze hose, mbesheho kuri telefone, mbesheho ku banyegereye, mbesheho mwami.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen and amen.